Amakuru uvuga umuturage witwa Claude yamenyekanye mu rukera rwo kuri wa gatandatu tariki 16 Kanama 2025 ubwo abaturage bamusanze mu muhanda aryamye, ibyo bakeka ko ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi bamutangiriye nijoro bakamukorera urugomo bikamuviramo urupfu nk'uko babigaragaza. Yari yasinze cyane kuko nta mafaranga yari afite. Umugabo wari uri mu rugo niwe wari umutumye akagwa ka desa, aragenda arakazana agurana amapapa mu rugo baravanga. Yewe uwo mugabo aravuga turabizi ngiye nahakure, aranayimusigira. Ni nayo iyo ngiyo nabasohoye akiri kumwe, ahifite mu gacupa k'umweru k'inzoga bita umurava, ariko arakagwa yisukiyemo. Niyo nabasohoye bakiri kumwe, sinongere rero kumenya irengero rye. Ko rwose byamugerageje. N'umuntu ntiyiba muri karitsiye wamusiga ku rugo, nubwo njya nkamusigira n'umwana bakirwana n'umunsi wose. Ntiyiba, ntajya yiyenza, ntatukana. Sinakubwira ngo umuntu wamwishamujije ubutike, ibyo ni ibintu ntakubwira. Wenda navuga nubwo ni ikintu cy'umuntu asaba, ariko ntajya yiba. Yari umuntu yitaratarira aho muri karitsiye, nta muntu bumva bacyoturanye ngo yamutwariye ikintu. Ntawe rwose bajyaga babangamirana muri iyi karitsiye, ntawe. Cyane cyane ko nta n'ahandi hantu yakundaga kuba ari kunywa, yanyweraga mu rugo, akava mu rugo ateruye uwo mwana bakajya kwicarira hariya ku muhanda wa ruguru, akongera akamugarura. Rero nta muntu numva umuvuga nabi ngo yanyibye ngo yanyitse, oya, ntabwo nakubwira ngo nari muzi. Namubonaga kugenda umumotari nakari kujya aho ngaho. Uyu muntu namubonaga hano muri myenda. Hageze mu gitondo usanga abantu bashungere, ndabaza ati habaye iki? Ahambwa ngo hapfuye umuntu. Nanjye nzamuka nk'abandi nje kureba umuntu. Urebye uburyo yitwaraga neza. Iyo namubonaga hano, namubonaga aterura amadomora, atwara amakureti y'abantu. Imibereho nayo ntabwo nyizi, ariko namubonaga abana n'abantu neza, nta muntu numvaga barwaye, kandi nahaparikaga. Nari muzi kuko ibyo ari byose, kubera ko yari umwana uvomera abantu hano mu mago muri karitsiye, gukora ibiraka byose, gukubura, kuvoma, bakamutuma kurangurira abacuruzi. Yajyagamo inzoga nk'uko bisanzwe nk'abantu bose. Ubwo rero nimugoroba yanywereye hano mu bubari bw'umumama. Hari umumama bita Pisi, niwe yanyweraga. Arataha acumbitse kwa Mutoni imbere ya Kaborozi. Mu ijoro bigeze nko mu ma saa sita z'ijoro ngo nibwo yabyutse, ntiyari yanaryamye, nibwo yari atashye. Asanga Mutoni aracyacuruza, aramubwira ati ko watinze gutaha. Ati natinze, ati ariko ndaje. Arongera asohoka mu gipangu aragenda. Ageze aho muhanda ngo nibwo yahuye n'uwo mukecuru bita Jose, asa amuherekeje. Urebye rero urupfu rwe, niba yagiye uko umukecuru yarinda yayicuruza, niba yagiye agahurirayo n'undi mugabo, ntawamenya uko byagenze, ariko imvura yagwagamo. Byamenyekanye mu gitondo saa 12. Uwo mukecuru ari nawe wabibitse bwa mbere. Araza ahamagara umugore bita Amapeti uba hano mu gipangu, ahamagara n'undi mukecuru uba hakurya y'umuhanda hariya. Arahabwa ati muze murebe urwo Claude yapfuye. Ahita akomeza aragenda ngo ajya kuri MTN guswapisha telefone, n'ubu ntaragaruka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamuduni Twizeyimana ku murongo wa telefone yahamirije itangazamakuru rya ITV ko amakuru y'urupfu rwa Claude bayamenye, ibyo bakeka ko ashobora kuba yakubiswa agakomeretswa bikamuviramo urupfu. Gusa iperereza rigikomeje ngo hamenyekane abamwishe. Twamenye baduhamagaye dusanga basanga yapfuye. Bigaragara ko ari nk'abantu barwanye. Rero batangiye iperereza abakoze ntabwo baramenyekana ko bavuga ko yari yabyimbye itama, afite n'utuntu tw'udukomere ubona ko yarameze n'inkoni zagaragara mu kibuno. Bakurikirana wenda tuzaza kugira ibyo tumenya, ariko ubona ko ari nk'abantu barwanye cyangwa bamukubise akarwana nabo. Muri iki cyumweru kandi mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Tabagwe humvikanye undi muturage nawe wapfuye. Ibyo abaturage bakomeje kwibaza impamvu abantu bakomeje kugenda bapfa umunsi ku munsi, bagasaba inzego z'umutekano kurushaho gukaza umutekano, kuko abantu bari gukora urugomo rukaviramo bamwe impfu. Nyonegereje Rahim Etienne, ATV, i Nyagatare mu Burasirazuba bw'u Rwanda.